None reka dukomeze inkuru yacu ya Janvier ndetse na Alice. Aho Alice ajya mu mujyi ubuzima bugahinduka bikanahindura urukundo rwa Janvier. Bakiri muri cya giti ibiganiro byarashoje, umwe arataha n'undi arataha, gusa urumva Alice we yaramaze kwitegura, umuryango we umwishimiye wumva ko umwana wabo agiye kujya mu mujyi. Gusa Alice we ntabwo yari ameze neza kubera ko yari agiye gusiga umukunzi we. Gusa ku ruhande rwa Janvier we yari yishimye kuba umukunzi we agiye gukomereza ubuzima mu mujyi. Gusa ariko mu mutima we kuba yarasigaye wenyine no kumubura numva ko atari ameze neza. Bwarakeye aho umunsi wo kujya mu mujyi wari ugeze kwa Alice, Janvier yaje kumuherekeza amugeza ahantu bafatira imodoka zijya mu mujyi. Imodoka ntibwatinze, imodoka yarahageze basezeranaho bose. Ku ruhande rwa Alice amarira ari menshi atumvisha ukuntu agiye gusiga umukunzi we, na Janvier nawe ikiniga cyari cyamufashe atumvisha ukuntu agiye gusigara wenyine, ariko arihangana n'umugabo aramusezeraho aragenda. Nuko Alice yinjira mu modoka, imodoka iraguruka agenda yashyize umutwe mu idirishya amupepera n'agahinda kenshi. Muri uko kumupepera yagendaga amubwira ati ningeraho nzaguhamagara tuzajya twandikirana, ati nta kibazo. Ntibyatinze Alice yahise agera mu mujyi, yakirwa na wa mudamu wari ufite resitora aho ngaho muri uwo mujyi wari ugiye kumuha akazi, aramwakira amujyana iwe. Gusa Alice akigera mu mujyi yaratunguwe, urumva nk'umuntu wari uvuye mu cyaro yaratunguwe, abona imihanda myiza, abona amazu meza atarasanzwe abona urujya n'uruza rw'abantu bose babona bihugiyeho, mbese byaramutangaje. Urumva Alice byamubereye nyine nk'ibintu bishya mu maso ye. Ntibyatinze yahise ahamagara Janvier amutekerereza ibintu nyine abonye mu mujyi byose bishyashya, nyine wumva ko bimwe byamushimishije. Ngo ntibyatinze iminsi ko yakomeze kwicuma, bagiye baganira bisanzwe, ariko nawe atangira akazi, kwimenyereza gukora akazi ko muri resitora. Gusa ku minsi yagiye ikomeza kwigira imbere, yatangiye kujya amubura umwanya wo kuvugana, banavugana Alice akamubwira yuko aba ari bize mu kazi atabona umwanya wo kuvugira kuri telefone. Ariko Janvier we icyo yashakaga nuko yabaga ashaka kumva yuko basi wameze neza. Gusa Janvier we aho yari asigaye ntabwo yari ameze neza, ko yasaga nk'umuntu wabuze igice kimwe cy'ubuzima bwe, umva ko ntabwo yari yishimye. Janvier ko yakomezaga kumukumbura, yageraga munsi ya cya giti cy'umuvumu bakundaga kwicaramo bakaganira, akibuka ibihe bagiranye, amarira akamuzenga ku maso, akumva nyine ntameze neza. Ku minsi yakomeje kwicuma, Alice yamenyanye n'umusore bita Eric bakoranaga muri iyo resitora. Uwo nguwo Eric yari umusore mwiza w'igihagararo, wambara neza, ugira umutima mwiza, mbese abonaga ko ari umusore wifitiye icyizere. Nuko baramenyanye, uwo nguwo Eric agatangira kujya amuganiriza, akamumenyereza akazi, akajya mbese amwereka n'ubuzima bwo mu mujyi ukuntu bumeze. Mbese muri rusange baraganiraga nk'abantu babonanye bwa mbere kandi banakorana mu kazi. Urumva ibyo byose Eric yamukoreraga, kumumenyereza akazi, kumuganiriza. Alice we yabibonaga nk'ibintu bisanzwe nyine biri aho ngaho, ariko ku iminsi yagiye iza Alice yatangiye kwiyumvamo uwo nguwo Eric nyine, atangira kumwiyumvamo cyane, atangira kumukunda. Uruko Eric yitaga kuri Alice, amuganiriza, amumenyereza, amutembereza, amuherekeza buri uko bavuye mu kazi, Alice yatangiye nyine kubibona ko umutima we utangiye kumukurura. Kubabonaga mu mujyi aho ngaho abantu bose babaga bihugiyeho, agatangira kubona ko atari wenyine muri uwo mujyi. Ibyo byose Eric yamukoreraga, Alice yatangiye kumva nyine, atangiye kumwiyumvamo, atangiye kumukunda bya hatari. Naho Janvier we yakomeje kujya ahamagara Alice, akamuhamagara nk'inshuro 5 zose atamwitaba, akamwandikira ubutumwa amubaza ati se basi umeze neza, ati mbwira amakuru yawe. Alice ariko ubutumwa bukamugeraho ntabusubize. Muri iryo joro Alice yari kumwe na Eric barimo gusangira icyo kunywa, nuko Janvier ahamagara Alice, ariko Alice numero yo akayikopa. Urumva nka Eric wicaranye na Alice yakubona muramuhamagara cyane,
Eric yagize amatsiko yo kumubaza ati ese umuntu urimo kuguhamagara n'umuvugishe ninde? Alice araseka cyane gahoro aramubwira ati ni inshuti yo mu cyaro, ariko nimo ndabona ibintu bigenda bihinduka. Alice yatangiye gukurwa n'ishya atazi ko irimo kumutandukanya n'umuntu wamukundaga by'ukuri. Alice atangiye kwinjira mu buzima bushya bw'umujyi. Ubuse mama ibyarimo gutangira si ibishuko by'umujyi? Naho se Janvier we azakomeza gutegereza kugeza ryari umuntu utamwitaba? Muzacikwe na episode ikurikiye.